ibindi ni ibintu byo gushingira abana bakobwa bakiri batoya. Ni ikintu cyo kurwangwa n'imbaraga zose, kuko isi uko twaje gusanga imeze ni nako Imana yabishatse. Abana b'abahungu n'abana b'abakobwa barangana, bararesha. Icyambere cyakorwa cyakemura ikibazo ku buryo burambye ni uguha amahirwe abana b'abakobwa yo kwiga bakajya mu ishuri kimwe n'abasaza babo. Tugomba kubona uburenganzira bwacu. Umwana nico kimwe n'undi, umuhungu n'umukobwa bavuka ku mezi 9 kandi bose baba bafite ubwenge bungana. Abo bana ugasanga tubisa amazina atandukanye. Umwana w'umuhungu ngo umwise Serugo, ni ukuvuga urwo rugo n'urwiwe. Umwise Mutabaza aragutabaye mu bibazo wari ufite. Umwise Samurago. Mitandise umwana w'umuhungu umukobwa tukamwita amazina twe twumva ko ari amazina meza cyane, ariko afite n'akadoze ka discrimination. Umwana ngo tumwise Nyanzanika, ni ukuvuga uyu mwana nabyaye nzamukosha inkanisha, Mutezinka ni Nyamagaju nzakosha amagaju. Yari Ruganza cugura rwabonekeje icimo muri biro d'enseignement protesta. Imvumba yaje ivuka kwa Ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu. Ineza ya Gisaro twese turayivuruganya. Lewi Mars ku minsi 8 kwezi kwa gatatu. Uyu munsi twashatse kumenya uko bawiteguye turi iwacu hano Minembwe Mukirambi Iwacu TV, maze tugegera umuhagarariye abandi ngo tubwire uko bari guteguza uyu munsi. Umunsi mukuru w'abana b'abagore ku isi yose mu Minembwe, natwe turawuteguza uko dushoboye. Nubwo twagize intambara tuzawizihiza ngo turye byinshi cyangwa se twinezeze cyane kubera ibibazo by'intambara, ariko turawizihiza. Impamvu y'uwo munsi ni abakurambere bacu bakuriye mu buzima bugoye. Ndibwira ko yari umwaka wa 46 gutya cyangwa 7 uyu munsi mukuru hari, ariko mu Minembwe wenda ugize imyaka itari myinshi cyane hari. Uyu munsi wavuye ku mpamvu zikurikira: umugore ntiyagiraga ijambo hariho hose. Umugore yari nk'umukozi wo mu nzu, ndiko nuvuga ntiyagiraga ijambo, ari wabavuka, ari mu rugo yashatswe, ari mu rwego rw'igihugu. Umugore ntiyabagwaga nk'umuntu, muri make yabagwaga nk'umuntu uteneje mu mutwe, kuko mu maserivisi menshi usanga harimo abapapa, abamama ntubabonemo. Mu buryo bw'umuryango usanga ama prise de décision bagenda bayafata bonyine batabwiye n'umugore. Byinshi ukabona biba bikora kutabizi kandi nawe ufite ubwenge. Ariko hari ubushakashatsi nigeze gukora mu 2017 aho byagaragaye yuko muri guverinoma, kuri liste ya guverinoma y'abadepite y'abaministre 46 harimo abagore bagera kuri 5, ni ukuvuga ngo ni purusa 2.3 kwijana. Noneho waja muri parlement, ni ukuvuga ngo muri Sena na parlement, mu mashambre yombi y'inteko nshinga amategeko, ugasanga nanone nabo nta mu badepite 492 harimo abagore 44, ni ukuvuga ngo ni purusa 8.9. Muri Sena mu bantu 108 bateganijwe harimo abagore 5, ni ukuvuga ngo ni purusa 4.6. Noneho tugiye mu rwego rwa province wasanga nabo batarimo cyane, kuko ndibuka icogiye ko harimo umugore umwe ari we Gorengo Marie Therese wari guverinere wa Norubangi, ni ukuvuga yuko ni 0.26. Uburinganire nk'ubu niyo buteganywa n'amategeko bidakomeye cyane mu nzego za leta. Ubwo ni ubushakashatsi nakoze muri 2017 niko byari bihagaze, haba muri guverinoma, haba mu nteko nshinga amategeko, cyangwa se haba no kuri province. Twashoboye wenda kugira ngo tuje mu nteko nshinga amategeko, ariko ibyo ngo tuje wenda mu nzego z'ibanze, kuko cyane amatora ataraba hariho ubuyobozi bugiye buciririka. Ariko ibyo urebesha amaso wenyine ugiye kureba, tuvuge ku rugero nko mu entité territoriale décentralisée, hari aho wabaza
ukavuga uti turebe nko muri ville ya Kinshasa icyo gihe harimo abayobozi mu bayobora amakomine 28 ya Kinshasa, abagabo bari 20, abagore bakaba 4, icyo gihe muri 2017. noneho waje muri Sud Kivu icyo gihe muri 2007 harimo mu makomine 3 agize umujyi wa Bukavu, abagabo nta mugore n'umwe wari urimo, nukuvuga ngo abayoboye amakomine bose bari abagore. Tugiye mu materitware naho nuko ngo amateritware 8 hose icyo gihe abayoboraga amateritware bose bari abagabo, nta mugore wari urimo. Tugiye muri province ya Olomami, nukuvuga ngo mu makomine 3 twabashe kubonera amakuru, twafashe nka echantillon, nukuvuga ngo twasanze abagabo nanone ari 3, materitware 5 umugore yari umwe. Tugiye muri province ya Chwapa, mu materitware 6 abagabo bari 6 bayoboye, nta mugore wari urimo. Tugiye mu secteur 23 abagabo bari 23, nta mugore wari urimo. Aho ni muri province ya Chwapa. Muri make tugiye kureba usanga niyo uburinganire buteganywa n'amategeko, haba guhagararirwa mu nzego, kukijanye no guhagararirwa mu nzego, kubijanye no guhagararirwa mu nteko nshinga amategeko n'izindi nzego twababwiye, usanga bitaragera ku kigero gishimishije, kandi nyamara itegeko riteganywa kuko bagomba guhagararirwa mu buryo bugaragara. Politiki ya Kongo politiki ya genre iri imbere vraiment babishiramo, ariko ntibabi applique. Jewe nakoze ino recherche muri Sena, hari abasenateri 4 kwijana, kandi constitution ivuga ko abasenateri abagore bo 30%. Nyine uyu munsi nyine turawutegereje, ariko kandi turawishimiye cyane, hamwe n'ibyo ubusanzwe twahoraga tuwukora neza kandi tukawishimira, tukawutabira turi benshi, ariko kuri ubu ngubu ntabwo tuwutegura bitewe nyine n'intambara zabaye muri Kivu. Turumva ducitse intege, nta ntacyo tuzobwira n'abantu ngo nimuze tuze kwizihiza uyu munsi bitewe n'intambara twahuye nazo. Ese ntubona ko hari akarengane ku gitsina gore cyangwa ku bagore, ukavugaho iki? Absolument, hari akarengane gakomeye, sinibwira ko kanarangiye. Ni mu bintu bimwe abantu bagomba kwamagana no gukoraho cyane, mu bintu bigisigaye biri hafi byose nk'ibibazo. Ni ikibazo cy'abagore gusubira kuguma inyuma n'abana b'abakobwa. Kuva icyo gihe cyose abagore bagiraga droit nkeya, n'abana b'abahungu babaga bafite amadroit menshi cyane kuruta abagore, ariko cyane kuruta abandi bana b'abakobwa. Ibindi ni ibintu byo gushingira abana b'abakobwa bakiri batoya. Ni ikintu cyo kurwangwa n'imbaraga zose, kuko isi uko twaje gusanga imeze ni nako Imana yabishatse. Abana b'abahungu n'abana b'abakobwa barangana, bararesha. Ntuzi nuzagukiza uwo ari we. Ubu hari abagore b'abakobwa cyangwa abagore batwaye isi, batwaye ibihugu mu isi, bafite kuyobora cyangwa se bayoboye des organisations internationales, bayoboye amakanisa, bakora ibintu byose, ni ba engineer, batwara indege, bakora ibintu bigize, bari ku rugamba mu ntambara n'ahandi. Donc kuvuga ngo tuze abanyamulenge baze basomesha abana b'abahungu kuruta abana b'abakobwa, ni ukubarenganya abo bana b'abakobwa. Ni ibintu bigomba gushira, abana bose bakagira chance zingana. Hari igihe abana b'abakobwa barusha ubwenge abana b'abahungu, hari igihe bigenda mu yindi sens, ariko n'amamariage precoce atuma umwana agira responsabilité nyinshi akiri muto, agakura avunitse, ari umwihebe mbetse. Alors que ifamille buriya nyuma y'Imana ni urugo, ni famille, ni ikintu kinini cyane kigomba guhabwa imbaraga, ariko imbaraga zose zigomba kuvira mu principe, ni mukuresha, ni muri justice, no guheza chance umuntu wese. Kuri njyewe ku giti cyanje numva nta busumbane nabuke, nta busumbane namba buba hagati y'umukobwa w'umunyamulenge n'umuhungu w'umunyamulenge.
kubera iki biterwa n'imico abantu bakuriyemo kandi ku bantu bize sociology nta muco mwiza ubaho cyane uruta iyindi nta n'umuco mubi ubaho cyane kurusha iyindi no. Jewe nitwa Mukiza Joseph ni umuturage warutuye muri Ruhemba kubera intambara nyine twaraje hano hagati muri centre muri Madego bo muri iyi minsi minembwa igeze urabona ko baraza barebera ku bindi bihugu kandi ni byiza cyane ariko kandi twebwe twamaganya abantu babinenga ngo umugore ngo urabona umugore nawe ni umuntu icyambere afite inshingano zimureba niwo muntu ubyara amezi 9 umwana akamubyara ararera arafura ya myenda yiwe kuzageza umwana ageze kucyo yakageraho umugabo atabireba. Nta busumbane bubaho mu gihe umukobwa wacu w'umunyamurenga yakuraga agatozwa ibi nibi akabikora yishimye kuko nundi yabibonanye na nyina na nyirakuru na nyirakuruza na mukuru we na nyirasenge nta kibazo. Ngango tukiri kuri icyo ndabanza nkubwire ko abagore b'abanyamulenge bavunitse cyane iyo notion ya gender y'uburinganire n'ubwuzuzanye ngira ngo abadamu b'abanyamulenge nibo bayibonaho ubuhamya bwinshi cyane ugereranije n'imiruho babaga bafite. The first thing that comes to my mind is education. I feel like there is a higher percentage of men that are educated compared to women. If you take an example with like our mothers, they might not have had the same opportunities as our fathers, for instance. And so it's getting better, but we're not there yet. Usanga waravukanye n'abahungu umuragi papa wawe ntakurage ibyiwe yasize cyangwa se kuri wa mugabane ugasanga warenganye. Rero harabawugwaniye bahasiga n'ubuzima bwabo kugira ngo umwana w'umukobwa cyangwa se umwana n'umutegarugore bagira icyo bavuga nabo mu rwego rw'igihugu cyangwa hariho hose nabo babagwe nk'abantu bafite ubwenge bafite icyo bakwigezaho. Niyo mpamvu y'uwo munsi icyatumye tuguma kusubiramo no kugira ngo n'abana bacu babavuka bazamenye ubuzima twakuriyemo kandi bagerageze gutera intambwe kugira ngo tureke kuguma handi bamukaka murakora byinshi kakiriya kintu gikomeje cyo kubumbura ni kintu kibi cyane alarigero abantu bumvikanye bakajana babikunze ibyo ndacu babivugaho haba habuze gusa imihango n'umuco ni mariage mu kanisa ariko ibyo wabyumva ako bire ibintu byo gufata umukobwa ku nguvu ukamushaka mukabana waramuzanye wamwibye ku musozi mwamukubiranije wenda hariho ba complice babarangiye bati aranyura aha aragenda aha mutegamire mufate n'ibinishano rikomeye cyane buri muntu abaho akabyara abana ariko agira igisebe muri we n'ibintu bigomba kurangira ni viola mfete kandi viola amateka arayihana ku myaka irenga 10 kuri uyu munsi. Mu rwego rw'amategeko guterura ntabwo ari ubukwe kuko ubukwe icyo bisobanura mu bintu biranga ubukwe hagomba kuba harimo ubwumvikane bw'abashakana. Ubwo rero guterura ubwumvikane ntabwo hagomba kuba harabayeho inkwano gukwa imyango yose yarakurikijwe hagomba kuba hari imyaka runaka abantu bagomba kuba bagejeje batarayigeza bagomba gushingirwa. Ubu rero guterura mu yabyita rwose ko rw'uhoterura. Ibindi ni ibintu byo gushingira abana bakobwa kibatoye ni ikintu cyo kurwangwa n'imbaraga zose kuko isi uko twaje gusanga imeze ni nako Imana yabishatse abana bahungu n'abana bakobwa barangana bararesha ntuzi nuzagukiza uwo ariwe. Ubu hari abagore b'abakobwa cyangwa abagore batwaye isi batwaye ibihugu mu isi bafite kuyobora cyangwa se bayoboye des organisations internationales bayoboye amakanisa bakora ibintu byose ni ba engineer batwara indege bakora ibintu bigize
bari ku rugamba mu ntambara n'ahandi. Donc kuvuga ngo tuze abanyamulenge baze basomesha abana b'abahungu kuruta abana b'abakobwa ni ukubarenganya abo bana b'abakobwa. Ibintu bigomba gushira abana bose bakagira chance zingana. Uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore w'umunyamulenge cyangwa se n'undi mugore wese natekereza ko buhera mu rugo kubera ko buhera ku magambo abana babwirwa bakiri bato iyo bakina. Hariya niho ababyeyi batangira gutandukanyiriza abana b'abahungu n'abakobwa. Bene n'abahugiro iyo ababyeyi babonaga umwana ari w'umuhungu ukumva baramubwira ati wirira ntukorere n'abakobwa. Icyo gihe yumvaga ko umukobwa ari umuntu w'umunyembaraga nke w'umunyantege nke ugomba kurira cyane. Birumvikana umwana w'umukobwa yakina wenda yuriye igiti bati ururiye igiti umuhungu umukobwa uzi ko yitwara nk'abahungu. Umukobwa agatangira kumva ko hari ibyo abahungu bakora badashobora gukora. Icyo gihe rero bivuga ko n'ubundi ababyeyi bagira uruhare mu kubaka imitekerereze, imyitwarire n'imico y'ubwuzuzanye n'uburinganire nk'uko twagiye tubibona tukiri bato. Ntabwo ndi bumenye kubibara, ntabwo nabonye raporo ziba mu bushakashatsi bwa Kongo nk'uko menyereye ibyo mu Rwanda. Urebye nko mu Rwanda umugabo ugerageje akora amasaha 7 ku munsi, umugore agakora 18 n'igice 15 ku munsi. Ndakeka ko no muri Kongo cyane muri Sud Kivu Imurenge ariko byari bimeze. Umurimo w'abagabo kwari ukuragira inka, ari ukubaka inzu, kwari uguca izo manza, ariko urumva ko ntabwo imanza ari ibintu byahoragaho. Ahanini nibyo bakoraga: kuragira, kubaka, guca imanza no gukemura izindi manza z'abagabo nyine nk'uko byitwaga. Abagore ahanini bakoraga imirimo yo mu rugo yose ijyanye no gutegura ifunguro, kwita ku bana, kumesa, guhoma inzu. Iyo byabaga ngombwa ko bahaha nibo bahahaga, kwikorera. Iyo byabaga ngombwa ko bajya kugurisha mu isoko imyaka nibo babikoraga, ntabwo ari abagabo babikoraga. No guhinga kugeza mu myaka ya vuba wari umurimo w'abagore cyane, nibo babikoraga nk'umwuga, akazi ka buri munsi. Abagabo bagatanga umusanzu bakunganira, ndetse ibyo bita gutema byakorwaga n'abagabo, ariko gutipura ukoresheje isuka, gushaka inkwi, bita gutoragura, byakorwaga n'abagore. Ugereranije nubwo umuntu atabonye igihe gihagije cyo kubibara ngo bishyire mu masaha, ndatekereza ko abagore b'abanyamulenge n'ubundi bakoraga amasaha menshi cyane ugereranije n'abagabo. Vice Perezida, nk'uko mwabivugaga repartition des tâches mu bwoko bw'abanyamulenge, ese ntubona ko hari akarengane ku gitsina gore cyangwa ku bagore? Ukavugaho iki? Absolument, hari akarengane gakomeye, sinibwira ko kanarangiye daye. Ni mu bintu bimwe abantu bagomba kwamagana no gukoraho cyane. Mu bintu bigisigaye biri hafi byose nk'ibibazo, ni ikibazo cy'abagore gusubira kuguma inyuma n'abana b'abakobwa. Kuva icyo gihe cyose abagore bagiraga droit nkeya, n'abana b'abahungu babaga bafite amadroit menshi cyane kuruta abagore, ariko cyane kuruta abandi bana b'abakobwa. nje nkaba numva ko nta busumbane bubaho mu gihe umukobwa wacu w'umunyamurenga yakuraga agatozwa ibi nibi akabikora yishimye kuko nundi yabibonanye na nyina na nyirakuru na nyirakuruza na mukuru we na nyirasenge. Nta kibazo. Ego kabisa turabizi ko twarenganye n'ubu nyine ntibirabase 50%, ariko turacyari ko ni buke ni processus tugize ngo tubyihutemo wenda wasanga hari byo dusenya, ariko ni buke n'ugenda tubyumvisa abantu kuko tugomba kubona uburenganzira bwacu
umwana nico kimwe n'undi umuhungu n'umukobwa bavuka ku mezi 9 kandi bose baba bafite ubwenge bungana niyo mpamvu dushaka kugira ngo tugume tubusubiremo abapapa bagifite nayo gahunda yo kugira ngo barenganye abana b'abakobwa bigende bibabera nk'isomo cyangwa se tugende tubibutsa kuko natwe dufite uburenganzira bwo kuragwa cyo kimwe n'abandi no mu maserivisi atandukanye tugomba kubonekaho twese tubiheshejwe n'imbaraga wenda z'ubutegetsi cyangwa natwe ubwacu tugenda tuvuga uburenganzira bwacu. Bimwe mu byo mu maitude nakoze ku kibazo kijanye n'amadesignation y'amazina y'abantu iyo ni pratique discriminatoire à l'égard de femmes. Nkukuvuga gute? Nkukuvuga ugasanga iyo ubyaye umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa uzogenzure umunsi wawe iyo mubyaye muri babiri umuhungu umwe akabyara umuhungu undi akabyara umukobwa interierement wewe wumva ko wabyaye umwana w'umuhungu usa nkaho hari akarusho kuri wundi wabyaye umwana w'umukobwa. Icyo ni kimwe yuko iyo etide narayikoze sanga bifuza kubyara abana b'abahungu nibo benshi baraporo yo bifuza kubyara abana b'abakobwa. Icya kabiri nanone yamara kubyara abo bana ugasanga tubisa amazina atandukanye. Umwana w'umuhungu ngo umwise Serugo ni ukuvuga urwo rugo n'urwiwe umwise Mutabaza aragutabaye mu bibazo wari ufite umwise Samurago bitanditswe umwana w'umuhungu umukobwa tukamwita amazina twe twumva ko ari amazina meza cyane ariko afite akadoze ka discrimination. Umwana ngo tumwise Nyanzanika ni ukuvuga uyu mwana nabyaye nzamukosha inkanisha Mutezinka ni Nyamagaju nzakosha amagaju ni Nyabigondo ni Nyabihogo ugasanga ni Nyabageni ugasanga Mukobwa Jana deja ukamubyara umwana w'umukobwa wumva ko harimo n'akantu ko butunzi biento uzogeraho. Deja na amazina yerekana ibintu bya discrimination. Amazina y'iwacu sinavuze ko yose ari amazina afite akadoze ka discrimination ariko na amazina umuntu uvuze ngo ni Nyamagaju ni izina ryiza cyane ariko buriya gabara mwise yumva ko azabona inkwano z'amagaju. Deja n'umwana w'abandi umukobwa n'umwana w'abandi nabyaye umwana w'umukobwa ejo nzoba mfite ikibuga cinka ejo nzamukosha ugasanga ibibazo nk'ibyo bigiye bibaho. Hari ikibazo kandi buriya kijanye n'umuco jewe ndiyo gukomeza umuco ni byiza cyane ariko hari akadoze karimo ka discrimination. Ikibazo kijanye no gutsinda ni byiza mu gukomeza umuco mais pourquoi umwana w'umukobwa umugore watashe atavuga sebukwe atavuga nyirabukwe atavuga nyirasenge na sebukwe bandi ibyo naje ndabishikiye ariko wowe umwana w'umuhungu washatse uwo mukobwa ukataguza izina rya sobukwe ukarivuga ukavuga izina rya nyoko bukwe ukavuga abanyogose nyirasenge tumva ko d'une part hari ukuntu tubarenganya iwe yerekana ko kantu ko kubaha atotinyuka kuvuga izina ry'umubyeyi neyamwe umuhungu automatically akamavuga sebukwe akavuga izina rya nyirabukwe rikuru akavuga izina rya nyirasenge w'umugore we utwo natwo gaselier kuri difference nimba gutsinda ari umuco simvuze ko abagabo nabo botsinda ariko nibura bo kwigengesera kuvuga amazina y'abasebukwe kugira ngo nibura nawe mugore utavuga izina rya sebukwe yumve ko nawe umugabo we utavuga izina rya se muri iyo logique utwo twose n'utuntu tugiye tujana nama inegalite. Hari ikibazo cha inegalite ku mufano ya chance nakoze enquête mbaza abantu ati mu gihe wabonye amafaranga makeya ndazi ko iwacu hari ubukene bwinshi cyane ndazi ko hari ibibazo bijanye n'ubukene ariko mu gihe amafaranga abonetse ari makeya urumva rinde umwana waha priorité mu kwiga aba priorité abafite chance yo kwiga mu gihe hari ubukene abahungu ni 94.5 abakobwa ni 4% n'utundi dukeya urumva abavuze ko ibo uwo ari we wese bamushiraho ni 0.68% mu gihe mu nzu wawe hari ubukene ufite amafaranga yo gusomesha umwana umwe hari abana babiri biga umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa tumva ko 94% ivuga ko ayo mafaranga bayaha umwana w'umuhungu ahubwo bari bakwiye kuba umwana w'umukobwa yuko nibo ba vulnerable
umukobwa niyiga azobaho neza, azoboronga umugabo mwiza. Yaba abantu bamaze babyumvishije cyo kimwe, je pense ko iryo jambo barikuraho. Amafaranga abuze mu rugo, nje numva priorité no usomesha umwana w'umukobwa yuko niwe vulnerable par rapport y'umwana w'umuhungu. Deja tuba tuzi ko ari umwana uzoshakwa, ifo kumushakira ubuzima bwiza. Utwo twose n'utuntu twerekana ko ama inegalite mu bwoko bwacu akiri acre. I would just have to say, like for instance, cooking, especially when you live abroad and you have to cook for yourself. Granted, there is the option of like eating out and all that, but it's very expensive. And so once you leave abroad and you see how much, work it takes, or the actual value of knowing how to cook, it's just like, why would anyone say that that's for women or that's for men? Like, men and women eat, so therefore they should all be able to cook. And like back home, some people used to have like house workers. Yego kabisa hari byahindutse, biragaragara no ku mashuri usanga no abakobwa benshi bagize biga barangiza primaire bagahekera aho ngaho, ariko ubu nyine bageze kuri za kaminuza, ama service menshi usangamwo n'abamama nabo bagaragaramo ntibaraba benshi, ariko uko biri kose hari intambwe tumaze gutera. Urabona abandi bagore mu bindi bihugu twagiyeyo tugendamo bitandukanye, Rwanda, Uburundi, Uganda na Kenya n'ahandi henshi twagiye tugera, usanga abagore ari mu nzego za gisirikare n'abakozi, ari mu nzego za leta n'abakozi, ari mu makanisa n'abakozi, ugasanga nta difference y'umugore n'umugabo, kuko ni ibintu bamaze kubona ko umuntu wese ahabwa agaciro. Ariko hari ibintu dushaka kwiyamaho ino iwacu Murenge byo kuvuga ngo umwana w'umuhungu niwe watoneshejwe cyane mu rugo. Ibyo bintu ntibibaho. Abana bose n'abana, umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa barangana. Ikintu umwana w'umuhungu ashobora gukora n'umwana w'umukobwa ashobora kugikora, kuko bose ni abantu kandi bose bafite ubwenge cyo kimwe. Ikintu umwana w'umuhungu ashobora gukora n'umwana w'umukobwa ashobora gukora. No, that's not part of our identity. But what I can say is part of our identity is our kindness. That's something that we need to keep up. So we need to really draw the line between bad habits and what should be considered as very much important to keep the culture going forward. So ndumwe mu bantu bagizweho ingaruka zo kuba ntaramenye guteka. Je sinzi guteka nabuke kuva umunsi mvuka nkagaza none nta mboga ndateka ngo zihishe, cyangwa nta mboga ndateka sindarika inkono ngo nihishe nicumbe jamais. Aho ngereye mu Burayi ndibuka rimwe umugore wanje yarwaye arabagwa, tujana n'umuzungu watumenyerezaga kuza kumuzana. Twari tugishika washike ndamwira ati sura mwiki, uranywa ji cyangwa uranywa fanta cyangwa iki? Atoya ngirira ntekera ikaho. Tukaba dufite akuma tuba hano tukafetiere n'ibiki haraho zushira ikahwa n'ahandi ushira amazi no kwasta. Je sinari mbizi ndacomeka ariko nyoberwa nturukuti ndamubwira nti wankuye ibindi biharatoya indashaka ikaho. Ndamubwira nti ngwino gunyere kuko baza bayiteka. Izo ni ingaruka nyine kuko ntabyize, ariko tiyarandi makosa niyo bagaza gusanga umwana w'umuhungu wagiye kuja mu nkono z'abagore. Pourquoi? Si byawe kandi niko byari biteye ni fier. Ikindi abantu bakwibaza nk'urugero ngese ngo kubera iki ngo mu bwoko bwacu ngo twebwe tutagira abapastori ntabo twagiraga bien sûr, niko byari byubatswe muri society. Noneho bihumira mu mirari basanze no mu muco w'abayuda ari nkako waruteye nyine mu isezerano rya kera ntabatambyi b'abagore babagaho. Cyo cyatumye hatagwira abapastori b'abagore iwacu
n'ibindi ariko kuri ubu tumaze guhura n'abantu bindi bihugu ubu hariho mondialisation abanyekongo bagahura n'abanyarwanda n'abarundi n'abagande n'abakenya n'abazungu n'abandi ubu batangiye kubonekamo. Ndibuka 2014 nibwo nageze mu Minembwe nsanga hariho abapasiteri b'abagore barimo n'abunzi, umwana w'umukobwa wavukiye muri byurakurirayo, hanyuma ubu yari mu ruguru mu bice by'ahantu hitwa mu Mibuna, nasanze ari umupasiteri muri methodiste. Icyo rero cyarakemutse, ntibari bahari kuko bitari biriho, aho bibereyeho, aho baboneye ko bishoboka barahari kandi barabishoboye pe. Kandi no ku ishuri hari igihe amafaranga yashobora kuboneka ni makeya cyangwa se ubushobozi bwo kwigisha abana, bikaba ngombwa ngo wa mukobwa ashakwe umuhungu we akomeza ishuri. Wa mukobwa cyagiye amaze gushakwa kubera ko ashatswe ntacu arigezaho, agahora ari nk'umucakara buri gihe, no mu mwanya yanafakaye. Abafakazi baba benshi tubitsinda, ugasanga abafakaye wararetse nta shuri ufite, habe wenda ugasanga n'ubutunzi bugifite mu rugo utabuzi. Cyagiye ugasanga kurarengana kubera yuko waje uhumiriza na ya complexe wakuranye bakubwira kuri umwana w'umukobwa ntaco wakwimarira, ikakugeraho ukagira yangaruka n'abana basigiwe tushobore kubarera nkuko barera kubera uko nyine wakandamira. Koloneli waba muzi gukama? Mpageze GSM sapateni birananira. Malheureusement on croit que car kugurisha ama force physique ariko bakagura ko atari byo wakurura amabere y'inka, ça va dans tous les sens. Et vraiment on rate disons la cible. Tu winjize mu Congo et puis c'est compliqué. Et on n'a pas fait vraiment un effort pour connaître ça. Absolutely not. I know that some people say that, you know, men are able to do math. They're basically born to be good at math, and that creates a lot of pressure for men, unnecessary pressure, because some men are good at literature or geography or, you know, writing. Like, men are not born geniuses, you know, they're just born human. And so putting that pressure on men to know math, to be good at math, is not good at all. And personally, I love math. I'm good at it, and I'm a woman, so I feel like we can do it. It's the intellectual ability does not depend on the gender per se. Kizageza umuntu kure ku bagenzi banje b'abakobwa cyangwa se abo twita urubyiruko, nuko nabahamagarira kwiyumva ko bagomba kuja ku ishuri. Ni byiza kandi ni nako kwiteza imbere twenyine nk'abanyamulenge. Ubu hari abagore b'abakobwa cyangwa abagore batwaye isi, batwaye ibihugu mu isi, bafite kuyobora cyangwa se bayoboye des organisations internationales, bayoboye amakanisa, bakora ibintu byose, ni ba engineer, batwara indege, bakora ibintu bigize, bari ku rugamba mu ntambara n'ahandi. Donc kuvuga ngo tuze abanyamulenge baze basomesha abana b'abahungu kuruta abana b'abakobwa, ni ukubarenganya abana b'abakobwa. Ibintu bigomba gushira, abana bose bakagira chance zingana. Hari igihe abana b'abakobwa barusha ubwenge abana b'abahungu, hari igihe bigenda mu yindi sens, ariko n'amamariage precoce atuma umwana agira responsabilité nyinshi akiri muto, agakura avunitse, ari umwihebe mbetse. Alors que ifamille buriya nyuma y'Imana ni urugo, ni famille, ni ikintu kinini cyane kigomba guhabwa imbaraga, ariko imbaraga zose zigomba kuvira mu principe, ni mu kuresha, ni muri justice, no guheza chance umuntu wese. Abadamu nyine baringa abantu bamara kwiga, ariko nanone bageza hagati ugasanga gushakwa barabishira imbere cyane, bagashakwa kandi hakaba n'ubundi babura n'utuzi n'iwacu
ibintu ntibigenda neza ntubona nyine bitewe n'intambara ibintu byagenda bagira igihe bararangiza n'utuzi babona utuzi bakatubura bigatera n'abakobwa gushakwa n'abahungu nabo gushaka bamara gushakwa agatangira kuzara akiri mutoya ugasanga ubuzima buragoye ntahabona ifaranga nta kazi afite bigaterwa n'uko kuntu asanga nta mudamu uri mu kazi nta mudamu ukora akantu nyine runaka ubona akamwinjiriza cyangwa se afite ijambo nawe yakora nk'abagabo cyangwa se abahungu bitewe n'ibyo bintu mu gushakwa yamara kubona ko nta kintu azakora agahita ashaka. Men feel the need to reward us with saying, oh, I'm going to give you, like, you're going to get married. Like, it's no longer your achievement. It's like, oh, okay, you're useful to me. So, yeah, that's how I took it. And maybe for some young men, they might not understand it as like offensive, but as a woman, it is offensive for me to give you my son or something like that. Like, we need to stop saying that. So yeah, and also in conferences, especially when you're dealing with people who are men who are older in their like late 30s or 40s, they have a hard time letting you speak or even thinking that what you're saying is valuable. Sometimes they hide it as, oh, you're too young, you can understand. Or like sometimes you see it in their face that they're just confused by you being a woman and being in spaces. Well, we need to like embrace the new age. We need to embrace this idea that the world is getting better and fairer to everybody, men and women, you know, and we need to encourage our young girls to pursue education, to be able to take care of themselves. ntabwo nkuko nabikubwiye ntabwo ntabitse umurenge ngo umenye ko bihagaze ubu ariko ndakeka ko hakirimo ubusumbane. Icya mbere cyakorwa cyakemura ikibazo ku buryo burambye ni uguha amahirwe abana b'abakobwa yo kwiga bakajya mu ishuri kimwe n'abasaza babo. Hanyuma ikindi ni ukwigisha abagabo bakabatoza kutavunisha abakobwa. Ubwo tugurisha nibo batubyara, nibo ba mama, nibo bagore bacu, nibo bakobwa bacu, bashiki bacu. Bibaho biba byiza bikanatanga umusaruro iyo abantu bakoreye hamwe bakuzuzanya. Inama rero natanga kuri bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango wacu w'abanyamulenge, ntekereza ko inama ya mbere ni ibirebana no gushyira imbaraga mu burezi, kuko burya mu burezi niho abakobwa babonera amahirwe yo kujijuka, bakamenya uburenganzira bwabo, bakamenya ibibareba, bakamenya bagasobanukirwa n'ibi by'amategeko barebana n'uburinganire. Ni nabwo bagira amahirwe yo kubona imirimo myinshi ibaha gukora nk'ibyo abagabo bakora. Ahandi ha kabiri, indi nama ya kabiri natanga ni ukubaha amahirwe. Abana b'abahungu bakumva ko bangana n'abakobwa mu byo bakora. Ibyo ntibibuzaho ko imiterere y'umubiri ishobora gutandukanya abantu n'ibihe runaka bishobora kugera bikavamo ko umwana w'umuhungu agira icyo akora, ariko hari naho bigira umwana w'umukobwa akagira icyo akora kirebana cyane cyane n'uburenganzira bw'imirimo n'imikoranire ya buri munsi. Ubu rero burya abantu bafite ukomoka mu muco, ukomoka mu byo tumenyereye, aho tuba nabo tubana nabo, aho naho tugomba kubashyira imbaraga. Abagore bahabwa amahirwe kandi tubibatoza hakiri kare, babimenyere bari bato, uko dutoza abana b'abahungu n'abagore n'abakobwa babasha kugera kuri byinshi kandi mu buryo bwihuse. Urugero wenda niba mugiye gutora abantu bazayobora ibikorwa byo mu idini, mu rusengero mugomba gusiga imyanya yagenewe abagore. Niba ari mu mashuri mugomba gutora umugore, umukobwa mugatora n'umusore. Niba ari no mu muryango umukobwa agomba guhabwa uburenganzira runaka butuma atera imbere. Niba ari buryo minerva ari nkeya mu rugo, ubushobozi wenda atari bwinshi, umukobwa nahabwa amahirwe mbere kuko ibyo biramufasha kuzamuka kandi yizeye. Icyo dusaba ni uburinganire bwabo, guhera ku mutungo, ibintu byose, imari yose bagomba kujere, bagomba guhana ibitekerezo, umugore agahabwa inshingano kiz'abandi mu bindi bihugu twagiye tureba.
cyane ikitubabaza mu rwego tubanze tuvuge mu rwego rw'umuco umwana w'umukobwa nta barita ko ari umuragwa ubundi kandi iyo ababyeyi bashaje usanga bya bintu basize umwana w'umukobwa nta mugabane bifitemo muri wa mwanya ukumva nawe ko hari ikintu kitameze neza muri wowe basa nk'aho baguciye mu muryango cyangwa se basa nk'abakwereka kuko udafite uburenganzira mu muryango wanyu bityo bisaba nanone imiryango mpuzamahanga n'abandi gukora ubuvugizi cyangwa se ubukangurambaga buhagije kugira ngo baje mu bagore bwabo babakangurire kuza kwitoza nanone baje mu buyobozi bagahabwa amahirwe n'amabwiriza n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bw'umugore muri rusange hariho nk'amategeko mpuzamahanga akoreshwa n'ibihugu ashyirwa mu mategeko nshinga cyane cyane nk'amategeko agenga uburinganire harimo itegeko riha amahirwe abantu baba barasigajwe inyuma n'igihe runaka imico runaka cyangwa se impamvu za politiki n'ibindi bishobora gutuma icyiciro runaka cy'abaturage gisigara inyuma harimo n'abagore bita affirmative action iyo ikurikijwe bitanga amahirwe mu buryo buhoraho kandi mu buryo butuma n'abagore n'abakobwa babasha kugera kuri byinshi kandi mu buryo bwihuse gufasha abana b'abakobwa kwiga kubarinda gushaka bakiri bato kugira ngo babashe guteza imbere mu masomo kwigisha abagabo cyane cyane no kubakangurira uburenganzira bw'abagore babo ariko no kwigisha abagore kuko n'abagore ubwabo harabumva ko umugabo atagomba gukora iki n'iki n'iki no kubigisha kugira ngo nabo bamenye uburenganzira bwabo ibyo nifujije nagezaho ku bantu dabora hari muri leta ya Kongo nuko ibyo yiyemeje gukora itegereza kubikora ni ukuvuga bakarespekte kota y'abagore ndetse bakazokora icyo bazoza bita ibintu za discrimination positive nimba haje pour un poste hakaza umugabo n'umugore kuyirwanira bafite les mêmes aptitudes intellectuelles bakaba favoriza bakayiha umugore bakareka umugabo iyo ni recommandation nahaye muri Kongo muri recommandation muri communauté no mu makanisa nuko nabo bategereza gushira abagore imbere mu by'ukuri abagore bararengana bacu ariko nitwe dutegereza kubarengana mu kubarenganura n'ibyo byose nakubwiye nuko d'abord tuborohereza ku mirimo bakora répartition inégale de travaux zo mu rugo tukayikuraho abana n'abahungu n'abakobwa bagakora cyo kimwe abagabo n'abagore bagakora cyo kimwe yuko biriya biza bikora umugore unasanga na rentabilité atari yose nkuko mwimba atari wose yuko mukoze n'umugore wawe kuva ku wa mbere mukageza ku wa kane chaque jour umukora no kuvuga muamukoze muri abantu babiri 4 jours ni minsi 8 ariko iwe yozokora panda w'ijuru nimba ari no kubabagara ahantu mwamaze dans une semaine wakamara dans 2 semaines 3 semaines nibyo bigori biri haje kubagara après deuxième semaine troisième semaine ugasanga deja byatukuye par rapport nabigiye abagariye imbere nuko dufatikanije n'abagore bacu habaho n'umwimbo mwinshi cyane icya kabiri mu mashengero bategereza gupromouvoir abagore nabo abagore bakiga école biblique bagahindura ibintu by'amastati yabo abagore bakavamo abapastori yuko nabo barabishoboye no mu butwara kuva mu rurambo kageza mu minembwe nasanze ndagapita umugore uba abe numu pourquoi pas iwatugira bagapita pourquoi pas batovamo ba chef de localité pourquoi pas hatovamo nabandi urumva ibyo byose ni intambara ndende cyane ariko tuzoroha amwe abana bacu mukazoroha mukayigeraho umwana w'umuhungu akangana n'umwana w'umukobwa agakora akazi cyo kimwe n'abandi